kuri uyu wa 13 Nzeri 2024 Perezida Kagame yibukije Minisitiri w'uburezi mushya ko inshingano afite zitoroshye ariko zishoboka. Perezida Paul Kagame yibukije Minisitiri w'uburezi mushya Joseph Nsengimana ko urwego yahawe kuyobora rufite kinini ruvuze mu buzima bw'igihugu, amubwira ko ari inshingano zitoroshye ariko zishoboka ndetse amwizeza n'ubufatanye. Ni impanuro Perezida Kagame yagarutseho kuri uyu wa 13 Nzeri 2024 mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ubwo yakiraga indahiro ya Minisitiri Joseph Nsengimana. Ku wa 11 Nzeri 2024 nibwo Joseph Nsengimana yagizwe Minisitiri w'uburezi asimbuye Gaspard Twagirayezu wagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe isanzure. Mu ijambo yavugiye muri uyu muhango, Perezida Kagame yagaragaje ko kurahira kwa Joseph Nsengimana kugaragaza ko yiteguye gushyira mu bikorwa inshingano yahawe. Ati kurahira bivuze ko yemeye kandi yiteguye gukorera igihugu cye. Muri izi nshingano zijyanye n'ibireba uburezi mu gihugu cyacu, uburezi buri mu bintu by'ibanze dushyira imbere mu iterambere ry'igihugu cyacu, mu iterambere ry'abanyarwanda n'imikorere y'u Rwanda ndetse n'amahanga. Yakomeje agaragaza ko urwego rw'uburezi rufite uruhare rukomeje mu iterambere ry'igihugu. Ati ibiva mu burezi birafasha kandi ibijyanye n'uburezi ni ibintu tuvoma ari mu gihugu cyacu mu bushobozi bwacu, ariko tuvoma no hanze. Hari ibijyanye n'u Rwanda rwacu ubwarwo, hari n'ibijyanye no kumenya isi n'abandi bayituye n'imikoranire, byose bitungana iyo uburezi bugenda neza mu gihugu. Banyacyubahiro bayobozi b'inzego nkuru mu gihugu cyacu, kugira ngo mbanze mbasuhuze, ariko nagira ngo nshimire kandi Joseph Nsengimana kwirahira amaze kutugezaho. Mu magambo make, kurahira bivuze ko yemeye kandi yiteguye gukorera igihugu cye muri izi nshingano zijyanye n'ibireba uburezi mu gihugu cyacu. Uburezi biri mu bintu by'ibanze dushyira imbere mu iterambere ry'igihugu cyacu, mu iterambere ry'abanyarwanda n'imikoranire y'u Rwanda ndetse n'amahanga. Ibiva mu burezi birafasha, kandi bijyanye n'uburezi ni ibintu tuvoma ari mu gihugu cyacu mu bushobozi bwacu, ariko tuvoma no hanze. Hari bijyanye n'u Rwanda rwacu ubwarwo, hari n'ibijyanye no kumenya isi n'abandi bayituye n'imikoranire, byose bitungana iyo uburezi bugenda neza mu gihugu, bugategura abantu kugira ngo bahangane n'ibibazo bitandukanye by'isi, ariko noneho banashingiraho biyubake mu majyambere n'ibindi. Uburezi bwacu rero bumaze gutera intambwe mu busanzwe, ariko ntabwo burageraho
twifuza cyangwa se bushimishije bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Inshingano rero Nsengimana amaze kurahirira, nagira ngo mumenyeshe ko ntabwo ari inshingano izakureba wenyine, ni inshingano ikutureba twese, igihugu n'abandi bayobozi mu zindi nzego. Tugomba gufatanya kugira ngo uburezi bwacu bushingirwaho na byinshi bushobora gukomeza gutera imbere. Aho tugeze ni heza, ntabwo twasubira inyuma, ahubwo duhera aho ngaho bimeze neza, tukifuza ko byatera imbere kurusha. Ubwo niyo inshingano ufite, nibwo buremere bwayo, ngira ngo kandi urabwumva. Ariko nk'uko nabivuze, tuzafatanya twuzuza inshingano tugomba kuzuza. Bireba urubyiruko, bireba abakuru n'abato, bireba amajyambere y'igihugu muri rusange. Ntabwo byoroshye rero, ariko birashoboka, nk'uko n'ahandi hose bishoboka, cyangwa na hano byashobotse. Urebye aho tuvuye n'aho tugeze, birashoboka gukomeza gutera imbere. Turakwifuriza akazi keza muri izo nshingano. Nagira ngo rero mbashimire abayobozi bandi mwese muri hano, hanyuma dukomeza twubake dushingira ku burezi cyangwa se n'izindi nshingano abandi hirya no hino bagiye barahirira. Murakoze.